kabaye ubu Bruce Melody aho uciye hose ni Bruce Melody, ni Colorful Generation, ahantu hose ni Colorful Generation, ku byapa Colorful Generation, ku mamodoka Colorful Generation, ku mazu Colorful Generation. Nyango murakomeza wirebera ukuntu imodoka zose zanditseho Colorful Generation. Ni album ya Bruce Melody, urirebera ku ma screen manini, urebera ku byapa, ahantu hose ni Bruce Melody Colorful Generation. Yes, iyi ni album y'umwaka bidasubirwaho ya Bruce Melody. Ni album irimo kugenda ibica bigacika hirya no hino, haba mu Rwanda, muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange, ndetse isi yose ubu ngubu yimira kurikira Colorful Generation. Abafana ba Bruce Melody, abafana bo mu muziki nyarwanda, muhaguruke muze duhigikire itahi wacu uzwi nka Bruce Melody. Ubu tuvugana Bruce Melody ku rubuga rwa Spotify amaze gukurikiranwa n'abantu ku buryo udashobora kubyumva. Kuri Audiomack amaze kuba abantu benshi. Ubu tuvugana kuri Audiomack amaze gukurikiranwa n'abantu barenga 500, maze kugera 600 uko ndimo kubireba, ndabona ari hafi aho ngaho. Mu bigaragara Bruce Melody yarimo aragoyinga viral nkuko umujeni bita Sky takunda kubivuga ngo goyinga viral. Ngira ngo nta utabibona ko album Colorful Generation rwose Bruce Melody yayitondeye. Ubu tuvugana Bruce Melody yamaze kugera mu gihugu cya Lagos, mu gihugu cya Nigeria, mu mujyi wa Lagos, aho hagiye kwamamaza ibikorwa bye bya muzika, by'umwihariko indirimbo yakoranye na Nigeria Joboy, indirimbo Be on Fire. Yeah man, that's how everything is about Bruce Melody. Nukuvuga ngo Bruce Melody rwose ubu tuvugana album ye irimo iragoyinga viral, ahantu hose ugiye usanga ari Colorful Generation. Turebye kandi ku bihugu birimo kugenda bikurikirana Bruce Melody, Tanzania irimo iraza, Kenya irimo iraza imbere, Uganda irimo iraza imbere, Burundi irimo iraza imbere, Nigeria irimo iraza imbere nayo rwose. Kuko ubu tuvugana mu gihugu cya Uganda, Colorful Generation album irimo gukundwa cyane, iri ku mwanya wa 3. Burundi Colorful Generation iri ku mwanya wa 2, Kenya iri ku mwanya wa 3, Tanzania Colorful Generation iri ku mwanya wa 5, muri Nigeria iri ku mwanya wa 6. No kuvuga ngo Bruce Melody nanone indi nkuru tutakibayeho guhereza nuko mu bantu baririmba Afropop ari mu bahanzi 200 kwisi hose, mu bantu baririmba Afropop kuba Bruce Melody yaje ku mwanya wa 200 ni igitangaza. Ikindi kandi wamenya nuko indirimbo za Bruce Melody uko ari 3 yasohoye kuri Colorful Generation, kuri album nshyashya yayizinze mu minsi ishize, nuko indirimbo 3 kuri Audiomack ziri muri top 10. aho twavuga nkaho umwanya wa mbere hari indirimbo bita Be on Fire yakoranye na Joboy, indi ndirimbo ye yitwa Rosa iraza ku mwanya wa 3, indi ndirimbo iri muri top 10 yindi niyo bita Wallet iri ku mwanya wa 7. no kuvuga ngo umwanya wa mbere wa 3 n'uwa 7 Bruce Melody, imyanya 3 mu myanya 10 Bruce Melody yihariyemo rwose. Urumva ko imyanya 3 rwose, urumva ko album ye irimo kugenda ikundwa cyane, ndetse n'izindi ndirimbo zimo zagenda zipenetrating anytime uzazisanga nazo mu top 10 hirya no hino arimo kugenda akorwa. Nitwakwirengagiza ko ku maradiyo atandukanye hose aho urimo kugenda nta ndirimbo 3 ishobora gucurangwa hatarimo iya Bruce Melody, haba hanze haba mu Rwanda nta ndirimbo 3 ishobora gucurangwa hatarimo iya Bruce Melody. Bisobanuye iki rero? nuko umuhungu yakoze cyane, yashyizemo imbaraga. Yes, mu kiganiro ejo yari muri Tanzania aho yagiranye ikiganiro na radio ya Alikiba, yavuze ko indirimbo 17 ndetse n'indirimbo 3 za bonus track yashyize kuri Colorful Generation zavuye mu ndirimbo 200 amaze imyaka 3 watunganya. Bisobanuye iki? Bruce Melody aracyadufitiye full package, anytime azagenda ashyira hanze ingoma uko abyifuza, uko babishaka, uko afite izindi ndirimbo zigera mu 100
indirimbo 180 zisigaye ziri mu ma studio atandukanye, bavuga ngo anytime azagenda duhereza uko abyifuza. Breaking news nashobora kuva hano nakubwiye nuko Bruce Melody muri zimwe mu ndirimbo afite, imwe mu ndirimbo afite kuri Colorful Generation nuko ashobora kuba agiye kwikorana n'umuhanzi ukomeye ku isi. That's a breaking news. Iyo ni breaking news ndayifite neza cyane, ifite gihamya ko Bruce Melody hari indirimbo agiye kuba yakorana n'umuhanzi mu bahanzi bakomeye ku isi utaramenyekana izina. Icyo tuzi nuko iyo ndirimbo iriyo, gusa icyo tutazi nuko azayikorana ngo nande ndetse ninde n'uwahehe. Se ni ku mugabane w'Uburayi, ni muri Amerika, Nigeria, icyo nicyo tutaramenya, ariko gusa icyo usabwa ni ukora subscribe. Anytime twafatishije amakuru neza tuzayabatangariza. Hari urimo gukekwa ariko mu gihe udafite gihamya ntabwo twamutangaza nk'abanyamwuga. Mwibuke neza kandi ko ubushize yakoranye na Shaggy indirimbo bise When She's Around, yari remix y'indirimbo ya Funga Macho. Yari yakozwe na producer Keys. Nuvuga ngo Bruce Melody yongeye abona undi muntu wa Prochize ati dukora indirimbo mwana w'Ikanombe. Yes ngaye Gukora rero ibya Bruce Melody. Anytime muzumva Bruce Melody yazamuye ibenda y'u Rwanda, yigeze kwivugira ati Grammy Award anytime ewan muzambona yo. Let's wait nimba azabigeraho. Nge ndi turatsinze nakagaruka naho ibiganiro byo n'umunsi ku munsi. Ndi turatsinze wawe, reka tugaruke.